Yatangiye agira ati amazina yanjye nitwa Angelique, ndi umunyarwandakazi, nifuje kubasangiza inkuru y'ubuzima bwanjye. Ni byinshi bindi mu mutima cyane ko nta n'uwongeraho kunyumva, ariko kuko mugiye kumva iyi nkuru kandi mutanzi, nizeye ko basi umutima wanjye uraruhuka. Nizeye kandi ko kubona ibitekerezo byanyu bigira icyo biyivugaho birandemamo icyizere, kuko ubu nyanditse umutima wanjye wenda guturika. Ubundi natangiye kugira ubwenge mbana na mama na nyogokuru na barumuna ba mama na musaza wabo umwe. Nabonaga twishimye, gusa sogokuru we yari yarapfuye kera. Ubwo rero ibintu byo kuvuga papa sinari mbizi, sinanabitekerezaga. Ubwo nari maze kugira imyaka 6 nibwo mama yapfuye, ariko yaramaze iminsi arwaye. Sinari nzi ngo arwaye iki, kuko rimwe na rimwe yajyaga mu bitaro akamara iminsi, ubundi akaba ari mu rugo, biba bityo kugeza apfuye. Njye nari umwana sinari nzi bijya mbere. Uwo munsi bwarakeye mu gitondo, mbyutse nsanga mu rugo huzuye abantu, bamwe bari kurira abandi mbona bababaye. Biriwe bitegura, bamwe mbona bazana ibitambaro bishya, abandi bakora amasuku mu nzu mama yari aryamyemo, kugeza ubwo bazanye ikintu kinini ntari nzi icyo ari cyo, ariko nyuma naje gusobanukirwa ko yari isanduka. Uwo munsi banyambitse neza ndabyishimira. Wenda ntibamfataga naho ubusanzwe, ariko uwo munsi nabonaga banyitayeho bidasanzwe. Imyenda nari nambaye yari mishya kandi ari myiza, ku buryo numvaga ko abandi bana barajya babona ko nambaye neza. Kubera ibyishimo byo kuberwa, nabaga ndi gutamba niyereka abandi bana ngo babone ko nambaye neza. Nyamara ababyeyi bari aho, bamwe na bamwe bo nkabona bari kurira, abandi bavuga ngo ndebera disi ntabwo azi ibyabaye. Muri make uko byari byifashe, uretse abana, abandi bose bari bababaye, byagera kuri nyogokuru, noneho we bikaba akarusho. Uwo munsi twashyinguye mama turataha, ariko nakongera nkabisubiramo, sinari nzi bijya mbere. Nyuma y'igihe mama apfuye, murumuna umwe witwaga Betty wari waragiye ku ishuri, yavuye asanga mukuru we ari we mama yarapfuye. N'amagingo aracyabirwaye, kuko we na mama bari inshuti z'akadasohoka. Buri uko umuvuzeho ubona ko biteje ikibazo muri we. Nyuma y'uko mama apfuye, nyogokuru niwe nitaga mama. Uko imyaka yashiraga niko nanjye nakuraga, gusa mu mikurire yanjye nari umwana ugira umwete ariko ndwaragurika. Kenshi ntibabaga bazi ngo ndwaye iki, gusa ndari ndi wa mwana uhorana intege nke kandi uhora kwa muganga. Hashize igihe, mama wacu ari we Betty, umwe wasanze barashyinguye mama, yarashatse. Amaze kugera mu rugo rwe, asaba nyogokuru ko najya kubayo ngo anyiteho. Yarankunze akavuga ko yumvaga ari nk'afitiye mama wanjye ideni, kuko mama yari yaravuye mu ishuri agakorana umwete kugira ngo barumuna be bige. Yanyitayeho kugeza n'uyu munsi, gusa icyo gihe bwo nari mfite imyaka 11. Ubwo nabaga muri urwo rugo, n'ubundi kurwaragurika ntibyahagaze. Umugabo yabonye bikabije aramubwira ati uyu mwana indwara itagaragara ntabwo isobanutse, mujyane kwa muganga bamufata ibizamini byose tumenye icyo arwaye. Mama wacu Betty yabyumvise vuba njyanayo, ndetse nk'uko umugabo we yabimusabye, bafata ibizamini byose. Ikibabaje basanze mfite agakoko gatera sida. Icyo gihe sinari nzi ibyo ari byo, nabonaga nk'imiti gusa ntazi impamvu yabyo. Nyuma yaho nageze aho ndambirwa imiti, nkajya nyimena muri tuwarete. Najya gufata indi miti nkerekana icupa ririmo ubusa, nkaho nayinyweye yose nkayimara. Nubwo nabigenzaga ntyo, ntibyabuze kuntamaza kuko ubuzima bwanjye bwarushijeho kujya habi. Abaganga babibonye batyo bantumaho mama wacu Betty, bamubwira nabi bamushinja kutanyitaho ngo akurikirane uko mfata imiti. Mama wacu ntiyarabizi, kuko buri munsi nigiraga nkaho nayinyweye, nyamara ntabikoze. Yambajije uko byagenze, nanjye kubera ubwoba birangira mubwije ukuri. Uhereye icyo gihe yahise amfatira ingamba zikakaye zijyanye n'uko nzajya nywa imiti. Nanywaga ikinini mu gitondo na nimugoroba, kandi ubwo ku ishuri ndabona ko badusabaga kujya tuzinduka tugakora etide. Kunywera imiti ku ishuri ni ibintu byangoye mu buzima, kuko byasabaga ko njya mu bwiherero bw'ishuri akaba ariho nyinywera. Numvise nsa n'ubirambiwe, ninginga mwarimu musaba ko najya ngera ku ishuri ku masaha asanzwe yo kwinjira, etide bakayinkuriraho, ariko arabyanga. Ibyo byatumye bankura mu ishuri. Hashize igihe, ubwo nari maze kugira imyaka 13 gusa, banjyana kwiga kudoda. Nagiye ariko nkagira ipfunwe kuko abo nasanze biga kudoda bari abakobwa bakuze n'abagore. Nta yandi mahitamo nari mfite, niganye umwete ari nako ngerageza ngakora imirimo yo mu rugo. Narangije kwiga kudoda biba ngombwa ko dukora stage, ari byo kwimenyereza umwuga. Mu gihe abandi bakoraga stage ukwezi kumwe, njye nayikoze nk'umwaka wose kuko nari ndi muto, ariko n'ubundi byarangiye bampaye akazi. Navuga ko icyo gihe ari bwo ubuzima bwari bugiye gutangira, kuko nari ntangiye kumenya ubwenge.
gusa mu bitekerezo byanjye ntangira kumva ko nameze nk'abandi, ndetse ntangira kujya numva mfite agahinda, nkumva mfite ubwoba n'urwikekwe, ngatekereza ko hari ibyo ntakoze neza mu rugo, nkiyumvisha ko iyo ntimba irakurikirwa n'inkoni ariko ntihagire ikiba. Buri munsi numvaga mfite ikiniga ntazi impamvu yacyo. Umugabo wa mama wacu agira amahane cyane, yarantukaga akananyurira ku buryo ntekereza ko ari we ntangiriro y'agahinda gakabije nagize. Muri icyo gihe mama wacu yatangiye kwiga kaminuza. Iyo yabaga yagiye kwiga, uwo mugabo yabaga abonye umwanya wo kuntera inkota akoresheje ururimi rwe, kandi nta muntu n'umwe nigeze mbibwira. Byose sinabasha kubivuga, ariko yigeze kumbwira ko hari abantu bavuga Imana itabishaka. N'igihe yavugaga kuko ntari nzi papa. Ibyo byarambabaje kuruta kumenya ko mfite ubwandu kugeza n'uyu munsi. Iyo umuntu yambazaga ngo uruwande, agahinda karanyicaga. Nanze papa ntamuzi, kandi na n'ubu sindamumenye. Nanze abagabo bose ku buryo numva ntazashaka. Nanze icyitwa papa ku buryo niyo umuntu asenze ngo data uri mu ijuru, ibikurikiraho ntabyumva. Uwo mugabo wa mama wacu kandi yarambwiraga ngo ubwo nanduye, nkeneye umugabo uzakora ibintu neza ngo atankomerekeje. Nta muntu n'umwe nigeze mbibwira kubera ko ibyo bintu numvaga ari akahebwe. Ubundi mu buzima busanzwe abana b'imyaka 14 baba bazi ibintu byinshi, birimo kuba baziranye n'abantu, bagenda ahantu hamwe na hamwe, bitabira ibirori bitandukanye n'ibindi byinshi. Ariko njye kuri iyo myaka nta kintu nabaga nzi, navaga mu rugo ari uko ngiye kudoda ngataha nkora imirimo. Maze kugira imyaka 18 navuye mu rugo rwo kwa mama wacu. Nari mfite agahinda kenshi mu mutima ku buryo nagendaga numva wenda kunsimbuka. Kubw'amahirwe naje guhura n'umubyeyi twasenganaga mubwira ibyanjye byose, kandi kubera ko aribwo nari mbashije kwirekura ngo mbivuge, nabimubwiye ndi kurira. Yamaze kuntega amatwi arambwira ngo nze tubane, nanjye mbyemera ntabitekerejeho kabiri. Icyo gihe najyaga gufata imiti, gusa mu kujyaho kwanjye nta nshuti nagiraga, nta n'uwo nabwiraga ijambo na rimwe. Ikibabaje ni uko abenshi mu bo dukorana ikintu banza hari uko ndi umuntu ukunda guseka. Kubera ko aho nadoderaga n'aho nataga harimo intera ndende cyane, byatumye mvaho nabaga mu rugo rw'uwo mubyeyi njya kubana n'umukobwa twakoranaga wibanaga muri ghetto. Nyuma y'igihe gito nawe yaje gushaka, nanjye kubw'amahirwe nza kubona umukecuru wibanaga hafi aho turabana. Hagati aho nyuma y'uko mvuye mu rugo rwa wa mubyeyi twasenganaga, nta muntu n'umwe wambazaga amakuru, ibyo bigatuma ndushaho kumva ndi jyenyine, dore ko ari nako navutse. Nyuma y'amezi 6 mbana n'uwo mukecuru, nyogokuru yaje kwimukira muri ako karere nakoreragamo, bituma nanjye nimuka. N'amagingo aya niwe tubana hamwe na mama wacu mutundusha imyaka 3. Kuri ubu maze kugira imyaka 26, ariko umuntu ambajije ngo ubuzima bwanjye buragana he, sinabona icyo musubiza. Ibyishimo byanjye ni ukwibona ndi kumwe na nyogokuru nubwo nawashaje. Sinzi niba nanjye nzubaka urugo nk'abandi bakobwa, uretse ko ntanazi niba hari umusore wanyemera. Nako nanjye bitewe na rwa rwango nanga abagabo bose, simba nshaka no kubitekerezaho. Usibye Imana yonyine ahari niyizi byanjye. Nejejwe nuko iyi nkuru yanjye izumvwa n'abantu benshi, wenda hari umutima wanjye uzaruhukamo gake. Nzanezezwa nuko iyi nkuru yanjye izumvwa n'abantu benshi, wenda hari umutima wanjye uzaruhukamo gake. Ndagushimiye cyane wowe wakurikiye inkuru kugeza ku musozo. Iyi nkuru niyo twoherejwe n'umukunzi wacu yifuza ko twayibasangiza. Amazina twakoresheje nayo twitekerereje kubw'umutekano wa nyir'ubwite. Niba wumva hari inama cyangwa igitekerezo wamuha, ubisige muri comments. Niba wumva kandi ubuzima bubi yaciyemo hari isomo bugusigiye, naryo ryandike. Nawe ubaye ufite inkuru wifuza gusangiza abandi, watwandikira kuri WhatsApp ukoresheje nimero iri muri description ya channel. Twiteguye kubakirana yombi. Naho mu nkuru y'ubutaha, abatarakora subscribe ntimugende mutabikoze kugira ngo inkuru z'ubutaha zizabageraho byihuse.